writer. Uyu ni Tayc Ngenderaska Bros. Tayc aratubwira ati le temps cyangwa se igihe. Iyi ni enfant TV nk'ibisanzwe mwadukurikirana munyuze kuri YouTube channel ya enfant TV. Igihe cyarantunganyije ndetse no kurushana mbere kubera ko nabonye umvura, umuyaga byose wabihinduye byiza. Rero ntuzanyangiriza igihe kubera ko mfite undi muntu mvura. Ngaho reba ukuntu wagiye nta n'ijambo uvuze, ugahitamo kugenda nk'akana, ukagenda habe no kureba inyuma. Ntabwo umutima wanjye ariko wowe ntugire icyo umarira. Nataye igihe cyanjye kubera ko ntiwatumaga mvuga ijambo na rimwe. None rero ubu uragarutse nk'ibisanzwe, uje wizeye umutima wakunze ngo niwe uje gusanga, umutima wakinishije. None ndebera shaka ko tuvugana, reba shaka ko tuvugana. Amagambo yawe nayo kunyangiriza igihe kandi ntuntere igihe cyarantunganyije ndetse kurushana mbere kubera ko nabonye umvura, umuyaga byose wabihinduye byiza. Rero ntunyangirize igihe kuko mfite undi muntu wanyitayeho udahari. Sinshaka kumva ko utuma nizera ko ntacyo nakoze. Naragufasha nkushyira imbere, nsa naho nataye ubwenge. Ntacyo ntakoze ako byose warabijugunye. Naragiye nkunda ibintu byawe ndetse ibintu bimeze nk'uburozi. None reba ubu ngubu meze neza. None reba wowe, nari meze nk'umuntu uri kugusaba ikintu kandi ari ideni ndimo. No, ubu ngubu ndi kumva meze neza. Noneho ubu ngubu urumva wanyumva da, urumva twasubirana ibyo twataye ukabifata. Ntuntere igihe kizamfasha kandi cyaramfashije kuko mfite undi muntu wamvuye. Umuyaga wabihinduye byose byiza. Rero ntuzanyangiriza igihe kubera ko mfite undi muntu ushaka kumvura. Writer. Uyu ni Tayc Ngenderaska Bros nk'ibisanzwe. Iyi ni enfant TV. Indirimbo nk'izi ngizi zijye zibaryohera cyane. Nzi neza ko muzikunda muri benshi. Uyu ni Tayc. Iyi ni enfant TV. Suguje abashuti banjye bose n'abantu munkurikira ku mbuga nkoranyambaga zanjye zose. Ideni bibashimishe mwese, mugubwe neza. Stay blessed.